ndagira ngo ngire abantu basobanurire neza ibyo bano ba Philipita bari kuvuga. U Rwanda ntabwo ruri mu bihugu bitemerewe monetization kuri YouTube cyangwa kuri platform zose. Oya, u Rwanda ntabwo ruri mu bihugu bifite ikibazo cya infrastructure, kuba abantu bakakira amafaranga cyangwa se bakishyurwa na YouTube cyangwa na Instagram cyangwa n'izindi platforms. Oya, reka bano basore babanze bavuge, none ngenda babwira ikintu gituma mu Rwanda twebwe ama ad adashobora kubamo, n'ikintu gituma mu Rwanda turi mu bihugu byemerewe kuba twakakira monetization, kuko hari n'ibihugu bitemerewe monetization ariko tukaba tutagira monetization. Ngubwo nibyo bisaba kuba dufite abantu bagomba kwamamaza cyane. Ibyo ngibyo byo kugira ngo ujye wandika ivuga ni uburyo YouTube yakoze bwo kugira ngo abantu bajye babasha guhabwa amafaranga yakorewe, cyane ko ifite icyicaro muri Amerika, niyo mpamvu barirwa mu madolari n'ibindi abashe kuva aho ngaho agere ku bantu aho bari hirya no hino ku isi. Kuvuga ngo ni product ya Google n'ubundi nkuko na YouTube ari ya Google, ariko YouTube na AdSense ni ibintu biri bitandukanye nubwo nyirabyo arumva. Mbese ugiye nko kubara wavuga yuko umuntu ukoresha YouTube na nyiri YouTube harimo third party ubafasha kwishyurana, ariwe AdSense. AdSense rero bayikoze ku buryo, kuko ni product ya Google, bayikoze ku buryo ibasha kohereza amafaranga no kuri local banks. Mu gihe ibyo bidashoboka ku zindi mbuga nkoranyambaga nka za Facebook, cyane cyane za Meta, reka mvuge gutyo. Meta ifite Facebook na Instagram, ifite na WhatsApp, kandi WhatsApp nayo ngira ngo wabonye ko hajeho business. Ibyo ntibishoboka kohereza amafaranga kuri local banks. Rero niyo mpamvu kugira ngo, ni imwe mu mpamvu, ni kuvuga ko ari imwe gusa, ni imwe mu mpamvu zo kugira ngo umuntu azamonetize TikTok ye, Facebook ye, Instagram ye, bisaba ko noneho we anahindura agatanga na account ze zikajya zikoreshwa n'umuntu utari mu Rwanda, kuzageza igihe bigaragara ko na adresse yahindutse. Kuko YouTube yo iri flexible, ko ushobora gufungurira channel muri Amerika cyangwa muri Uganda ugapostingira mu Rwanda ntacyo bitwaye, n'amafaranga ukayakirira mu Rwanda. Yes, ariko hari abo baba bashaka kubashuwa ko adresse zawe ziri muri ibyo bihugu byemewe kuri izo mbuga nkoranyambaga zindi, basanzwe babareye aba partners. Ubwo ni igisasu rero YouTube yigeretseho. Ariko ari nayo mpamvu ufite amabwiriza n'amategeko menshi, ariko nk'abantu bakora business zirambutse, zirimo n'ibyo kwishyurana n'ibindi, nacyo ni igice bashatse gukora, bazana ibyo byatsinze. Ariko muri rusange ntago mu Rwanda hari bank navuga ngo ikora mu buryo buri international, ariko navuga zifitanye amasezerano n'izo bank zo, nk'urugero ushaka nko gukoresha nka PayPal, urayifungura hano. PayPal mu Rwanda irahari, ariko ikaba itari ya business. Wowe ushobora gushyiraho amafaranga ukishyura, ukagura cyangwa koherereza ukagera, ariko ntushobora kwakira. Reka mpere kuri kinavuze, niba hari ikintu u Rwanda rudafite ikibazo, niba hari ikintu u Rwanda rutagiranaho ikibazo na Google cyangwa se n'izindi platform, ni ibijyanye no kwishyura no kwishyurana, kuko u Rwanda ruri mu bihugu bifite infrastructure ziri ku rwego rwo hejuru mu bijyanye no kwakira no kohereza amafaranga, zizewe n'ibigo byinshi mpuzamahanga byinshi, hafi ya byose. Ni ukuvuga ngo mu bihugu byo muri Afurika bikomeye mu bijyanye n'umutekano w'amafaranga, kohereza no kwakira amafaranga, u Rwanda ntirubarizwamo. Icyo kintu avuze cyo kuvuga ngo mu Rwanda nta banki n'imwe ihari, ntabwo ari cyo, kuko mu bintu u Rwanda rwemerewe byose ruri favore ku bintu byose, yaba monetization, yaba buri kintu cyose. Reka bakomeze ngenda babwira impamvu u Rwanda rwo
rudafite monetization, kandi iyo mpamvu barayisimbuka bakayita ko ari impamvu yoroshye, ariko niyo yibanze ikomeye, kuko YouTube ntabwo ijya ikora ibintu bitarimo inyungu. Uri kubyumva? Kandi ntishaka gutakaza standard yayo ku bijyanye n'ibiciro icaginga mu kwamamaza. ngagije ni ukuvuga ko kuba mwebwe mutakorana business mu buryo busobanutse yego n'icyo kigo ntago bivuze ko mutaba abakiriya bacyo. ubwo muri make mwaba mureba ibikorerwa i Bugande, mwaba mureba ibikorerwa muri Tanzania, mwaba mureba ibikorerwa muri Amerika, yego bivuze yuko umuntu wabikoze iyo yujuje amabwiriza n'ibisabwa mwagakwiye kuba muri kumwinjiriza. yego mu gihe twebwe mu Rwanda umuntu areba YouTube ntagire icyo yinjiriza. yinjiriza uwo yarebeye ibintu. Naho ni ibibazo biri bitandukanye. Hanyuma se Peter, ko zahozeho kera, ko byahoze aho umuntu yarebaga yarimo yinjiriza umuntu, tutitaye uburyo yabikoze, niba yabikoze agahabwa iyo AdSense akaba yemerewe guhembwa, ko byakundaga ko umuntu areba video zikaza ayo ma ads akaba arimo arakora amafaranga. Habaye iki kugira ngo zigende? Ntabwo ngiye icyo ngicyo nakimenya. Iki rero nicyo igisubizo nashaka gutanga. Ntabwo yamenya impamvu mbere ad zacagamo muri YouTube u Rwanda rudafite monetization ngo none ubu zibe zidacamo. Ni ukuvuga ngo ni ikintu kimwe cyabaye. YouTube muri bino bihugu byo muri Afurika hafi ya byose byinshi ikunze kumarketinga ibintu kuri region, apana ku gihugu kereka ibihugu bimwe na bimwe bikomeye bifite population nini cyangwa se binasobanukiwe, kuko ibihugu byacu biri mu nzira y'iterambere. Ni ukuvuga ngo YouTube impamvu ushobora kubona nko mu Burundi ad zicamo, uri kubyumva, hari ibintu bya restrictions na safety by'imikoreshereze y'ikoranabuhanga cyangwa by'imikoreshereze y'amadata y'ikoranabuhanga ya internet muri buri gihugu, uburyo igihugu kibyakisetinga n'uburyo igihugu gikaza ingamba mu bijyanye n'amakuru y'abene gihugu, byo bagomba kureba ibyinjira kuri YouTube program yo mu gihugu. Aho niho ikibazo cyaje kuzira bituma ad zivamo. Ni ukuvuga ngo hari igihe company zishaka kwamamaza muri East Africa, mu Rwanda, mu Burundi, muri Congo, mu Bugande no muri Tanzania, zikoroherwa na restriction n'amategeko n'amabwiriza yo kuba ad zaca kuri YouTube muri ibyo bihugu, ariko kubera ko ibihugu bimwe na bimwe bikaza ibyo wakita nk'ingamba z'ubwirinzi kubera ibintu bya cyber attack n'ibiki byose n'ibitero by'ikoranabuhanga, sibyo? Aho rero niho u Rwanda rwaziyemo. Ni ukuvuga ngo ibijyanye n'ingamba z'ubwirinzi ku gice cy'u Rwanda bigora YouTube cyane, ku buryo YouTube ihitamo kutajya mu Rwanda kubera ko restriction, amabwiriza n'amategeko birakomeye cyane kurusha ibindi bihugu byo mu karere. Icyo kikaba ari cyo kintu kimwe mu bikomeye cyane. Ariko ikindi kintu cy'ingenzi, reka tuveho ko u Rwanda rwujuje buri kintu cyose, rwujuje kuba rwabona monetization, rufite infrastructure ryose, ariko hari ikintu kimwe gisigaye cy'ingenzi. Company ziri interested. Niba u Rwanda ruvuga ko rudashobora gufungura nyine ngo rukore ku rwego rwa region kubera nyine izo installation, uburyo ibintu setting ya restrictions y'amadata yinjira mu Rwanda ikoze, uri kubyumva. Noneho ese u Rwanda rwo rwaba rufite ubushobozi ku giti cyarwo rwo kuba rwamonetiza? Birasaba iki rero? Birasaba ngo hari high demand y'ama companies yo mu Rwanda. Niba u Rwanda rushaka ko ruba monetize rwonyine ku gihugu, monetization y'igihugu, uri kubyumva, ni ukuvuga ngo birasaba yuko u Rwanda, abaturage b'Abanyarwanda n'abashoramari b'Abanyarwanda bagira high demand ya companies ziri gusaba ko zakamamaza kuri YouTube.
kuko u Rwanda rwujuje ibisigaye byose hariho shortage ya domande y'amakampanies are interested kwamamaza kuri YouTube, hakaba na shortage ya company ziri interested yo kwamamaza ku isoko ry'u Rwanda, zikaba ziri interested yo kwamamaza mu karere ariko zitari interested yo kwamamaza ku isoko ry'u Rwanda gusa. Zikaba zafata risk zikavuga tuti twebwe dufite domande muri East Africa, turashaka kwamamaza muri East Africa, mu Burundi, mu Rwanda, muri Congo, muri Tanzania, ariko zikaba zitabona reason yo kwamamaza ku gihugu cy'u Rwanda n'izo restrictions zirimo. No kuvuga ngo amabwiriza n'amategeko y'amadata yinjira muri YouTube, ayo mavideo acamo byose mu Rwanda biri tafu kurusha ibindi bihugu byose byo mu karere. Ngere ngo icyo ngicyo baracyumva. Ibijyanye no kwishyurana umuntu wakohereje amafaranga, ni u Rwanda ruri mu bihugu biri kuri standard, sibyo? Nta nubwo ari no kuvuga ngo biri kuri standard, biri mu bihugu byizewe ko amafaranga hanagiye atarimo fraud, atagiye gufatwa n'abasikama bagakoresha mu zindi nyungu kurusha ibindi bihugu byose utekereza byo mu karere. Murakoze. Iyo yujuje amabwiriza n'ibisabwa mwagakwiye kuba muri kumwinjiriza. Yego.